iyi nyobozi yowe nandayizeye ntacyo ngewe ntari ukuva undi kwishimagiza ngo hari icyo yama cyangwa iki hari ngewe ibintu byose nkora bikora ntasabiriza mbikora nishoboye sibyo nta nubwo navuga ngo ndi gusaba iki oya iyi nyobozi ndayishuranye ahandi mu bibazo noneho aba bariho rero bari kurwana no kwishura credit ya ADPR yaho bambere bafashe kandi iri hafi kurangira garutse kujyana itorero rye umukristo wa ADPR ureganye n'umugore bagatana mbere babaga babashize inyuma y'itorero kuko batatiye Yesirika ntangire nshimira buri muntu wese wakande subscribe kuri channel yacu dushime ibyagezweho TV. Uyu munsi wa none rero nkuko bimenyereye mu biganiro bigiye bitandukanye dusanzwe tubagezaho, uyu munsi tugarukanye na wa muntu mumenyereye cyane, nzi neza ko mumaze kumumenyera. Icyo usabwa rero no gukanda subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo utuzayicikwa n'ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye umunsi ku munsi. Ukande akazogera aho hasi kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze cyangwa se dusohoye ubone notification. Ntuza abantu baherereye mu bihugu hirya no hino, wowe utameze neza uyu munsi ntibyakunze, ariko ejo ubutaha ni wizera bizagenda neza. Imbere yacu rero cyangwa se imbere za kamera umuri kuhabona wa mugabo mumenyereye, tugiye kuganira nawe tumumenyeho byinshi nk'ibisanzwe. Mwiriwe neza? Yego ikaze mu kiganiro. Yego mbere yuko wivuga nagira ngo dutangirane n'isengesho. Turagushimye Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye yuko wabanye natwe, waturinze uyu munsi wose, kuva mu gitondo kugeza iyi saha warinze imiryango yacu, warinze abanyarwanda, warinze igihugu cyacu, urinda perezida wacu, urinda abayobozi bacu, twebwe twese uraturinda utugirira neza, none ubu turi bazima, izina rye rihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira rero, uze uri kumwe natwe, uturinde ibibi, kandi databuja Mana yacu turakwizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Amen. Mwakomeza mwibwira abantu badukurikiye. Nitwa Nshimiyimana Adrien. Yego. Nkaba ndi umugabo ufite umugore n'abana babiri. Mwamwumvise rero ni Nshimiyimana Adrien, mwagiye mumwumva cyane mu biganiro twagiye ducishaho hano, ntago ari ubwa mbere aje kuri iyi chaîne. Hanyuma rero Adrien, icyumweru cyagenze neza? Cyagenze neza. Uvuye gusenga? Mvuye gusenga. Wambaye neza? Ni ibisanzwe. Wambaye neza, abantu bari kuri kamera baraza kugenda babibona. Hanyuma rero ni ibisanzwe. Yego, amatera kuva nyiri umusore nyiragana gatoya. Yego. Jewe nkunda gutsapa neza. Yego. Hanyuma rero amateraniro yagenze gute? Yagenze neza cyane. Adrien, nimba atari ibanga watubwira ahantu uteranira? Ngewe nsengera mu itorero ADPR. Muri ADPR. Hari ibibazo bimwe na bimwe nateguye kuza kukubaza, gusa ntago ari ibibazo bigoranye kuba wabisubiza kuri kamera, ni ibintu byoroshye. Ikibazo cya mbere, utubwiye ko uvuye gusenga cyangwa se ko uvuye mu guterana kwera kuri uyu munsi w'icyumweru muri ADPR. Hanyuma hari abantu benshi bakomeje kugenda basebya ADPR cyangwa se bavuga ADPR, ugasanga bamwe barayivuga nabi, abandi barayivuga neza, ariko mu by'ukuri nyuma haza no kumenyekana cyangwa se haza kumvikana ibibazo bimwe na bimwe byagiye birangwa muri ADPR, haba mu bashumba babanje mu buyobozi, ndetse haba no mu bayoboye muri iyi minsi, muri iyi ngoma iriho ubu ngubu, hari ibibazo byagiye birangwamo. Ibyo bibazo
ikibazo cya mbere mbikubazaho kiragira giti wabyakiriye gute? Icya kabiri uze kunyemerera mbikubwire, uze kubisubiriza rimwe. Icya mbere wabyakiriye gute? urakoze. Yego. reka nze ndimo kureba, hari igihe umuntu aba yateguriye utuntu hano. Yego. ibibazo uravuze uti hari ibibazo byagiye birangwa muri ADPR. Yego. nabyumvise burya ahantu hari ahantu hari igiti cyera imbuto nyinshi. Yego. nicyo abajura cyangwa se nicyo gikunda guterwa amabuye. Yego. rero ahantu hari byiza ntabwo habura abahajya cyangwa se umujura nawe ajya kwiba ahantu hari bubone ibyo yiba. bityo rero numva ibyo nta gikuba cyacitse, nta ibibazo mu isi biba bihari ariko bigeraho bigashira. Yego. Ushatse kubihuza na ADPR gute? Uwo mugani uciye w'igiti cyera imbuto nziza kikaba giterwamo amabuye cyane cyangwa se kikaba gisurwa n'abajura cyane, ushatse kubihuza na ADPR gute? ni ukuvuga ngo ADPR ndiza ari itorero ryiza kuva narijyamo, ririmo umwuka wera, abantu benshi barijyagamo bagakira ibyaha, ryagiye rikiza abantu benshi, abanywi b'urumogi, abasinzi, cyane cyane nk'iwacu wenda habaye ikintu cyitwa Nyabingi, abantu bari barabaswe na za Nyabingi, ariko ADPR aho yagereyeyo ibintu byagiye biba neza kuko yaje izanye ubutumwa bwiza bwa Yesu. Yego. bityo rero ryaje kugira abantu benshi, iryo torero basa nk'aho barihungiyemo bavuye bahunga ibyaha. Yego. wenda ntabyera ngo de ryagiye riyoborwa n'abashumba batandukanye. Yego. ariko hari abagiye bateshuka ku nshingano Yego. cyangwa ku murimo Imana yabatumye. Yego. Kugeza na n'ubu ngubu rero izo nkuru zagiye zirangwa mu itorero ADPR z'abo bashumba bagiye batukisha izina ry'Imana biciye mu murimo w'Imana ukorerwa muri ADPR, itorero rikorera mu Rwanda. Hanyuma uyu munsi, kugeza uyu munsi wa none, abo bashumba bari bariho icyo gihe batandukaniye he n'abariho ubu ngubu? Gusa uraza no kugaruka ukuntu wenda bagiye bahinduranya imanda zo kuyobora, abashumba bahinduranya batangana inshingano, wenda hari abagiye bavaho nabi abandi bakavaho neza. Uragenda udusobanuriramo muri make. urumva abashumba bayoboye ADPR kuva mbere, wenda reka tuvuge, ndanagushimiye, uri kumbaza neza, wagira ngo nawe usengera muri ADPR. Yego. ndagushimira rwose, ndabona iki kiganiro turagisoza neza. abashumba basengeye muri ADPR, ariko ubundi nawe manzi umbwire usengera he? Nanjye wenda nubwo ntibwiye abantu, nitwa Edson, ndi umukristo usengera mu itorero ADPR mu Rwanda, paruwase ni Gasave, itorero rya Kumukenke. Okay. se wumva rero ubwo duhuje twembi arimwo dusengera, ndakeka ibintu biri buze kugenda neza. hari amakuru nawe uragenda umfasha kumenya. Yego, hari ibyo bigenze. nge rero abashumba bayoboye ADPR bose, ndavuga abayiyoboye nyuma y'urugamba rwo kubohora u Rwanda.
kuko abambere bose nabamenya simbazi, ariko kuva urugamba rwo kubohora u Rwanda rurangiye, ADEPR yagiye iyoborwa n'abantu batandukanye. Hari abo nashoboye kwibuka, ariko ndahera kuri Usabwimana Samuel wari umuvugizi, noneho ngeze kuri Ndayizeye Ezayi. Rero ku giti cyanjye kuva kuri Usabwimana Samuel kugeza kuri Ndayizeye Ezayi n'abandi bari hagati yabo bayoboye ADEPR, ntago navuga ngo ntago bakoze, bose nta nubwo nabatuka cyangwa bacira urubanza cyangwa mbanenge, sibyo? Hari abagiye bakora nabi nibyo, ariko bakoze uko imbaraga zabo zingana, sibyo? Bakoze uko imbaraga zabo zingana. Hari n'ababijambije cyane birazamba, ariko ahantu hari abantu ntihaburi ibindi, sibyo? Hari nk'abagiye bayobora bakagera muri iri torero bagasanga rifite ibintu byinshi, bagasanga rifite amafaranga menshi, bakananirwa kuyajera, ugasaga abananiye kujera. Ari naho hagiye hava intandaro nyinshi zo gushwana kwa bamwe. Ariko nabyo ntago nabarenganya. Ntago waba utarize, udafite ubunararibonye mu mafaranga, udafite ubunararibonye mu ijambo ry'Imana, ngo ugende upfe kujya hariya uba umuyobozi, ngo ugende hariya uba umuyobozi, ngo ugiye kuyobora, ntago wabikora neza. Birumvikana. ADEPR ingoma zose zavuyeho, sibyo? N'iriho ubu hari izo nenga, ariko kuzinenga kwanjye ni uko rimwe na rimwe zajyaga mu bintu zitazi, zidasobanukiwe, sibyo? Ugasanga bamwe bagiyeho wenda mu buryo butari bwo, babuguze, babitangiye akantu, ibyo bita akantu, babiterese, ugasanga ugiye kuba umuyobozi wa ADEPR rimwe nta mashuri afite. Hari n'ababaga abavugizi batazi Igifaransa cyangwa Icyongereza, ku buryo nk'umushyitsi ashobora kuva mu mahanga bagashyiraho ababasemurira. Burya ntabwo itorero rya ADEPR rifite abayoboke 4,5 ntabwo ryagakwiye kuyoborwa n'umuntu utazi Icyongereza cyangwa Igifaransa, kimwe muri urwo, ko ni itorero rikomeye. Hari n'abavuga ngo ADEPR gifite abakirisitu 2,000,000 n'igice, ariko burya ababarwa ni ababatijwe, ni abakuru, ntabwo baba bashyizemo abana. Nk'ubu nkanjye mfite abana 2 wababonye, ubu bariya bazitwa abakirisitu ba ADEPR ari uko babatijwe, ariko n'ubu baba bitwa bo bigishwa kugira bakure bazi itorero neza. Rero tugiye kuvuga ibya ADEPR ngo abagiyeho, abavuyeho abariho ubu, abariho ubu ndaje mbagarukeho, ariko abavuyeho bose bakoze uko imbaraga zabo zingana. Ibyo bishe niko imbaraga zabo zari zingana, niko ubwenge bwabo bwari bungana, kuko hari abirirwa barwana bandika amabaruwa ngo bari kunenga ingoma ya Ndayizeye Ezayi, ngo ntibayishaka, ngo yakoze nabi, ngo irutwa n'iza mbere. Reka da, njye nkubwiye ko ari zo za mbere ntacyo nazishinja, sibyo? Nyine hari ibyo nazishinja bitari byiza bakoze, ariko nkakubwira ngo babikoze bingana nk'ubwenge bwabo, sibyo? Niba umuntu wamubaza ngo comment ça va, atazi kuvuga ngo ça va bien, akamanza yabwira umuntu ngo nsemurira,
nyuma ukamuha kuragira itorero rifite abantu miliyoni zingahe, harimo n'abize za masters. Ibyo ntabwo ari byo. Kuko jyewe ntabwo wabwira ngo ndashima abantu, jye nshima uwakoze, sibyo? Umbwiye ngo ndashima, nashima Usabwimana Samuel watangije igitekerezo cyo kubaka hoteli Dove, bakamugambanira cyangwa se bakamushyiraho ibintu bitari byo, tujya twumva ngo yaragambaniwe. Ugize neza no ngo yaragambaniwe, ngo bakamushyiraho ibintu byinshi, ariko ngo bagamije kumukuraho kugira ngo aveho bajyeho. Ariko ntabwo tubizi, nibyo twumva. Ariko niba binari byo n'ababa baramusimbuye aribo bamugambaniye, numva nabo Imana yaba yarabahannye, kuko nabo ntabwo bavuyeho neza. Kandi no mu basimbuye Usabwimana byitwa ko bamugambaniye, ntabwo ari bose. Nyobozi yarimo 5, ashobora no kuba yagambanirwa n'umwe cyangwa 2, ugasanga wenda nk'undi nta cyaha afite. Wenda nk'urugero, nko mu basimbuye Usabwimana harimo uwo bita Sibomana Yohana. Ndakeka ko Sibomana Yohana ntabwo yagambanira Usabwimana, kuko bari barakoranye igihe kirekire. Bari barakoranye kuko Usabwimana yabaye vice representant wa Sibomana mbere, niko njya mbyumva. Hari n'imirimo bagendaga bunganirana mu bijyanye no gukorera. Urumva rero, no mubo wabwira ngo nshime, nashima Sibomana, kuko Sibomana hari ibyiza yakoze muri ADPR nyuma y'intambara y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ko ni nkaho nawe yabaye mu barunzarunza ADPR, none afatanyije na Usabwimana, ibintu babikora neza, bikagenda bizamuka gutyo. Ariko urumva itorero abantu bakunda amafaranga, bakunda kwiba, bagiye baritera ibibazo. Rero ntabwo navuga ngo ingoma ya Usabwimana, ingoma ya Samuel, ingoma ya Tomu, ingoma ya Karuranga, ingoma ya Karangwa, ingoma y'abandi bariho ubu bose ngo mbanenge. Oya, bakoze uko imbaraga zabo zingana, uko ubwenge bwabo bungana. Ubu nkanjye nshobora kujya kurangura i Dubai cyangwa mu Bushinwa, kubera ko ntize, najyana uwo kunsemurira. Uwo kunsemurira ashobora kunsemurira nabi, hakazamo no kunyibisha. Bara rero nicyo kibazo bahuye nabyo. Bamwe nta mashuri bari bafite, bamwe ntibize kontabilite ngo bayige bayirangize. N'uwajyagamo yagendaga afite ubushyushyu bw'amafaranga. Rero ntabwo wabwira ngo ndashima uyu, ahubwo hari nk'abantu bashima ingoma ya Usabwimana, sibyo? Ukumva abakirisitu ba ADPR bose mu Rwanda bashimye Usabwimana. Usabwimana yakoraga neza, ariko akagira abasambo bakorana nawe. Ariko ibyapfuye kuri nyobozi ya Usabwimana nabyo ushobora kubimurundaho, kuko niwe wari uyoboye. Kuko umbwiye ngo buri ngoma yivuga icyiza cyayo, icyiza cyayo ntacyo nabona, ahubwo nashimiye iriho buno. Kuko yo ndakeka ntabwo nabona ibibi byikora iyo ubu ngubu. Ntabwo uretse ibyo kumva ngo birukanye abashumba 1000, ariko ndakeka ntabwo ari bo babirukanye. Ariko tukiri aho ngaho, wenda reka nze tsoze gato kugira ntatumurongo. Rero uje ukambwira ngo nimvuge neza ngo ingoma ya Usabwimana, mvuge iyayisimbuye neza, mvuge iyayikurikiyeho neza. Wasanga niya Usabwimana ifite ibyaha. Urugero, ku ngoma ya Usabwimana, ya Usabwimana Samuel, abakirisitu bashinze ikigega
batanga amafaranga muri icyo kigega benshi, ariko ayo mafaranga abayatanzemo bose kugeza ubu barahombye. Uwayakiraga cyangwa wari uri jara wayo yarayatorokanyamwe ahunga igihugu, yibereza Canada cyangwa za Amerika. Urumva se ubwo iyo ngoma yawe usabwa Imana yahombeje abaturage b'igihugu, urumva nayishima gute? Noneho hari n'ibindi byagiye bikorwa ku ngoma y'usabwa Imana bigahombya itorero. Ese ubwo ibyo nashima ingoma ye gute? Yari mwiza ariko akorana n'ibisambo. Iby'ibisambo byakoze bigomba kumwitirira. Ku Mana ntago bizamwitirira. Abibye bazahanwa ku giti cyabo, ariko nkatwe abaturage turavuga ngo iyi ngoma y'usabwa Imana ntacyo yatugejejeho, kuko niba naraguze imisanzu mu kigega cyitwa Siko nkayigura ngatanga 100,000 nkaba narayahebye, ntacyo nashimaho ingoma y'usabwa Imana. Icya kabiri, ingoma zakurikiyeho sabwa Imana nazo zahuye n'ibibazo byo kuvuga ko zanyereje amafaranga y'itorero. Bashyikirijwe imanza, inkiko, abantu bageze muri 12 hatsinzemo 2 cyangwa 1, ari we wari umuvugizi. Ubwo uraje kumva ko usabwa Imana yari mwiza ariko akorana n'ibisambo. Noneho urajya kuhuza n'ingoma yamusimbuye yarezwe kwiba umutungo wa leta, nayo ibyaje kuyibaho yaje gufungwa izizwa ko yibye. Ariko uyirangaje imbere ari we Sibomana Jean, mu bakatiwe ibifungo by'imyaka 7 we ntabwo arimo, yagizwe umwere kuko yari representa. Ubundi nka representa akenshi asa nkaho ntaho ahurira n'amafaranga, ariko nyine ashobora guhanirwa uburangare, ariko mu mategeko bareba uwakoze amanyanga. Rero uriya musaza nta manyanga yakoze. Tuje rero ku ngoma yayisimbuye, twasanga ko ingoma yasimbuye iyo yaba Tom yagiye irangwa nayo n'utubazo tutari duke. Intambara, amafaranga, kumva ngo ivangura ingengabitekerezo, ibintu nk'ibyo. Rero nta kintu nayishimaho cyiza yakoze. Ugiye kumbaza ngo shima nenga, nashima ibyo bakoze byiza, ariko harimo n'ibyo bakoze bibi. Ariko ahari abantu ntihabura iki? Uruntu. Kandi nakubwiye ko impamvu ibyo byose byabafataga ni uko bajyaga mu bintu batazi. Ariko abakirisitu twaranatabazaga tubona babyica. Nanjye ndi mu ba mbere batabaje, ndetse nabonaga ibintu bikomeye cyane, bamena amabanga y'itorero, bayasandaza itorero bakarisandaza hanze. Ndi mu ba mbere bafashe, kuko narakurikiranaga cyane. Uko nkurikirana igihugu cyanjye niko n'itorero mbamo nkurikirana ibyaryo. Mu bafashe rero iya mbere nkatabaza ndimo, ko ndibuka ko nandikiye n'umukuru w'igihugu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rero ingoma zabanje zose n'aba pasiteri birirwa batuka iyi ngiyi iriho ya Ndayizeye baba bayirenganya. Ahubwo twe abakirisitu nitwe twabwira aba batuka ingoma ya Ndayizeye ko ari bo bishe ibya mbere. Bishe ibya mbere, kandi baba bashaka ngo hasubireho ibya mbere. Urumva abantu kuvuga ngo hirukanwa pasiteri 1000 mu mavugurura, sibyo? Ntahabura abagenda. None se ubundi buri gihembwe cyangwa mu mwaka kabiri
si haba inama y'abaminisitiri iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika. None se si hariho abo iyo nama isezerera abandi ikabazamura mu ntera? Tuvuge rero ngo abirukanwe, urumva, tuvuge ngo abirukanwe, turabigereranya nk'inama y'abaminisitiri yateranye ya ADEPR, barasezererwa, bamwe bazamurwa mu mirimo, abandi bamanurwa hasi, sibyo? Nta mpamvu rero yo kuburana. Abamanuwe baba bagomba kugenda bagafata ibindi bakora, bagashaka ibindi bakora. Ntabwo ari ngombwa ko basakuza, kuko ubundi mu mabwiriza agenga umupasitoro, nta mupasitoro wemerewe kuja gusakuza, nta mupasitoro wemerewe kujya kuri radiyo akajya kuburana, nta mupasitoro wemerewe guhangana. Umupasiteri yabonye ikibi kije ajya imbere y'Imana agasenga, ntabwo ajya gutukana, ntabwo ajya kuvuga ngo bamvanye ku ngoma. Buriya bari abapasiteri iyo batukana ku maradiyo batabaza bandika n'amabaruwa, twewe intama tuba tubaseka, kuko tuba tuvuga tuti babagabo barashaka gusubiramo ku ngufu ngo batwibe. Hari nabo bigusha bwo mu mitima yabo. Noneho hari n'ikindi cyagiye tureba tugasanga abapasitoro muri ADEPR bo birukanye cyangwa bo bahagaritse, ubundi babivuga nabi. Ntabwo ingoma ya Ndayizeza ntabwo yirukanye abapasitoro, ahubwo hari aho yagendeye ku itegeko rya RGB rivuga ko umuntu uyobora ikintu runaka agomba kuba yarize, kandi RGB igashyiraho n'amashuri yagomba kuba yize. Bamwe mu bagiye bazize iryo tegeko rya RGB, kandi iryo tegeko natwe abaturage basenyera muri ADEPR turarishima. Ntabwo iri torero rya miliyoni 4 ari ryo kuyoborwa n'abantu batize. Nanjye ubu ngubu nimenyereye gushabika mu bucuruzi, sinize, nta cyongereza nzi, ntacyo. Ugasanga ndagengurishije inyana ngo je gushaka ubupasitoro, inyana igende, ningerayo ubwo pasitoro se nzabukora neza? Nzakora ngamije kugaruza ya nyana, ayanjye natanze. Rero ibyo nibyo biri mu byicaga itorero ryacu, ku buryo abapasitoro nk'ubu bagize ADEPR insengero zigeze ku 3,000, ariko urebye wasanga abafite AD ari nk'abapasitoro nka 500. Abandi bose abafite AD mu bayobora ADEPR wasanga ari nka 400, 300, mu gihe abandi benshi bafite pirimeri nk'iyanjye. Hari abadafite pirimeri noneho bayobora imidugudu, hari bagiye biga gusoma mu shuri rya ADEPR ryitwa Yiga, ugasanga bamenye gusoma, kubara no kwandika, ugasanga ejo bamukubise shapeli, kandi nawe yagera kuri shapeli akarwanirira kuba umushumba, kandi kujya umushumba akamanza yagurisha akarima. Urumva nagera ku buyobozi azarwanyiriza no kugira ngo agaruze ka karima ke yatanze. Rero imitegekere n'imiyoborere muri ADEPR ntabwo yari imeze neza, yari yubatse nabi, kandi uwashinze ADEPR uwayitangije ikigera mu Rwanda niwe wabyishe, niwe yabyiciye. Rero ntabwo tugomba gukomeza kuyoborwa nka kera, ntabwo twagombaga gukomeza kuyoborwa nk'inama. Niyo mpamvu rero hari n'uwavuze ngo kuki leta ijya gushirira ADEPR ubuyobozi. Leta ni umubyeyi, leta none se ADEPR sikorera mu gihugu cy'u Rwanda? ADEPR sifite ingabo, ADEPR sifite polisi, ADEPR sifite RIB, ADEPR sifite urukiko rw'ubutabera. None se ibyo bintu si byubakiwe igihugu
ngo bigenge ADPR n'abanyarwanda twese, cyane ko ahubwo inakorera noneho no mu gihugu gifite umutekano gikesha iyo leta. Yego. None se urumva ntabwo ADPR abavuga ngo gushirirwaho na leta baba babeshya. None se leta nkubwiye ko ifite ingabo, kandi ingabo zishinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu na polisi. None se ingabo polisi zizumva muri ADPR intambara abavugizi bafatanye mu mashati zitajya gukiza? Zizumva pasitoro barwanye zitajya gukiza? Rero abapasiteri bararwanaga muri ADPR bapfa iyo myanya ngo vaho njyeho, kugeza ari bamwe batukanaga ngo wakiginga we, wakishenzi we, waki. None rero intama turabyumva, turatabaza. Nese haduyi yaturuka hano hirya mu Rugano ingabo zikicara? Oya. Nese haduyi yaturuka mu rusengero leta ikicara? Oya. Rero ntabwo bagombaga kwicara, kandi rwagombaga guseruka. Yego. Rukajya kureba icyo bari gupfa. Rero mu byo bari gupfa n'impapuro nyinshi abaturage twanditse cyangwa no gutabaza barabisuzumye, basanga impamvu yabiteraga ni imiyoborere n'imitegekere itari myiza. Nk'uko nanakubwiye byapfuye ku babitangije. Rero ntabwo twagombaga kuguma kuyoborwa nabi, kandi igihe kigomba kugera ibintu bigahinduka. Nese niba ADPR, ubuyobozi bwa ADPR niba bwarayoboraga bugendeye ku ngoma y'igitugu ya mbere, yego, iyo kuri leta ya Habyarimana, wenda bamwe bashaka kuzana imiyoborere nk'icyo gihe, ubwo se ibyo twari kugumamo? Umuntu wese wazaga kuyobora ADPR abenshi bazaga baje gusahura. Yego. Ari nayo mpamvu mbwira abayoboke bagenzi banjye dusengera muri ADPR kutajya bumva amajwi y'abantu barwanya itorero ngo baceceke, bajye bajya gusenga babasengere. Neza ADPR yabaye ikinombe cya koruta cyo kuza bagacukuramo bagahungira muri Canada? ADPR se yabaye ikinombe cyo muri mini mu Gitare, cyangwa ikinombe kiriya ku Mucaca ho bacukura amabuye y'agaciro? Umuntu azagacukura yamara kugwiza akorera indege? Ubu se abayoboke baguma mu burangare gusa ntibamenye ukuntu bibwa. Ubu reka nkubwira, uwitwa Horori, niba ari Horori niba ari inde, hari uwari ushinzwe umutungo wa ADPR mu Rwanda ku ngoma ya Rwagasana Tom na Sibomana Jean. Uwo nawe yari ari mu bakurikiranwa. Yego. Nawe yuriye indege yahunganye igikapu cy'amafaranga y'ibya ADPR. Ubu nawe yaragiye. None se siyahunze u Rwanda, ayo yibagara pembe kapembeni. Ubwo urumva yamanje yayarundarunda. Ubwo uwabaye nk'uwa kane w'ibya ADPR agahunga. Kandi utagira ngo baterura make, baterura menshi cyane. Urumva baterura menshi cyane. Hari abahunga banyuze mu ndege, abandi bakanyura mu cyanika, cyangwa bakanyura Gatuna, cyangwa bakanyura Panya. Rero leta yagombaga ibyo bintu kubisuzuma, igadushiriraho ibintu bituma batazongera kutwiba ngo bajye bagenda. Itorero ntabwo ari akarima k'umuntu aza guhingamo ngo aze gusaruramo. Noneho ikindi, wareba ko umupasitoro arega itorero, wari ubizi? Pasiteri akarega itorero rye ayoboye ashumbye, cyangwa yabayemo. Rero twabakisi tuba ADPR ubu twarahumunze, nta muntu uzongera kutubesha. Ubu itorero ADPR ni iryacu nk'uko n'igihugu ari icyacu. Nta mupasitori ugomba kudutitiza no kudutera iterabwoba no kudutera ibikangisho. Ubu tugomba kuba ba maneko baryo, ku buryo tubaneka abashumba
tukabaneka ku buryo batakomeza kutwiba, tukamenya n'imibereho bafite, kuko icyiza cyabo yego turakizi, nuko batwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko se iyo ugezeho nyuma bakumanuye mu ntera, sibyo? None bamaze kukumanura mu ntera ugahita ujya kurega idini ngo ni mu mimerekeza. Imperekeza, yego, ubundi ugasanga ubu mu rukiko, mu nkiko z'igihugu cyacu harimo ibirego by'abashumba bahoze ari abashumba, abaregionari, abashumba b'uturere n'abatoya bose, byinshi cyane biri kurega itorero ngo imperekeza. ubwo rukuva ko babashumba ba pasitoro ni twewe abakisitu bari kuturega, kandi ibyo bapfa ni ya mafaranga dutura, ya maturo dutura, nta niyo agiye kuvamo za mperekeza, sibyo? Twe turatura, bari kuburana ngo baherekezwe, cyangwa se ngo birukanwe mu buryo butari bwo, sibyo? Ngo birukanwe mu buryo butari bwo. None se uri kumva ibyo bintu ari byo? Rero ntabwo ari byiza ko tuguma kurangara, ntabwo ari byiza ko tuguma kurangara mu bintu by'itorero ryacu, kuko itorero ni ryacu, nitwe tugomba kuririnda, nitwe tugomba kurireberera. Niba rero tubonye ikibi kirijemo, tugomba kukirwanya dukoresheje amasengesho, tudafashe amabuye, tutirwaniriye, ahubwo kuko dufite leta nziza tukabwira leta tuti leta dutabare. Rero ntabwo ADPR ntabwo ari ikibuga cyo gukiniramo umupira, kuko ibibuga byo gukiniramo birahari. Ntabwo umuntu agomba kuza mu itorero ryacu rifite abakirisitu dusobanutse nkanjye n'abandi bose basobanutse. Ntabwo rero ADPR igomba kuyoborwa n'abantu b'inkandagira bitabo. Ntabwo rero ADPR igomba kuyoborwa n'abantu batagize amahirwe yo kwiga. Ntabwo ADPR igomba kuyoborwa n'abantu babiguze, ahubwo ADPR igomba kuyoborwa n'abantu bafite indangagaciro na kirazira, kandi bashize imbere ubumwe n'ubwiyunge, bashize imbere amahoro no kugeza imbere y'Imana intama baragijwe. Ntabwo rero ADPR yahora ifite ibibazo, kuko ibibazo birashira. Rero niyo mpamvu nk'urugero, abashumba hari igihe baza ugasanga bari kuyobya intama. Ubu njyewe numva ko icyo nasaba abayoboke bagenzi banjye bo muri ADPR, ubundi muri ADPR iyo umukirisitu agiye kuregana na mugenzi we, uko itegeko ryari rimeze babaga bamuheje inyuma y'itorero. Noneho gutukana cyangwa kugira ute baraguhezaga, kwiba baraguhezaga. Ariko nk'ubu hari abapasiteri bo bashinjaga ngo baribye bataribye, none inkiko zabagize abere. Abo rero bagizwe abere bagomba gusubizwa mu murimo w'Imana, kuko inkiko zabagize abere bari babeshewe. Niba rero ku Mana ibizi ko bibye, urubanza bazarucibwa bageze imbere y'Imana. Ariko ubu kuri twe twumva bari abere bagaruka ndetse no ku igaburo ryera. Noneho abapasiteri bagiye kurega ADPR mu nkiko, twumva baratatiye igihango, twumva bataragenze uko Bibiliya ivuga, ko Bibiliya inatubuza kuregana, Bibiliya inatubuza guhangana, Bibiliya itubuza
kujyana abandi mu nkiko. Bibiliya idusaba kubabarirana. Ni nk'uko umugabo n'umugore muri ADEPR iyo bashwanye kuko baba barasezeranye kuzabana akaramata cyangwa bagatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye. Umukristo wa ADEPR ureganye n'umugore bagatana, mbere babaga babashize inyuma y'itorero kuko batatiye indahiro barahiye. Mu gihe rero iyo ndahiro ikiriho, uyitatiye wese aba yagiye kure y'Imana. Rero numva ko ADEPR abashumba bose bayijanye mu nkiko baraduhemukiye. Kubona umupasitoro ahagarara imbere mu rukiko akarega itorero ngo ni mu mpembe imishahara, ni mu mpembe, bivuze ngo ntabwo bakorera umwami Yesu, bakorera amafaranga, bakorera icyacumi, bakorera amaturo. Ngewe rwose ubu kirazira, nubwo ADEPR yamemukira, ndi umukristo, ntabwo najya kuyirega mu rukiko, nayereka Imana. Ariko kuvuga ngo nahagararanye imbere ya ADEPR sinshobora, nta nubwo byava. Ni nka leta yanjye ubu ngubu, sizire barajya kuyirega mu rukiko mfitageraho ikibazo, urumva, kugikemura bikananirana. Yewe nkava ku mudugudu nkagera kwa perezida wa repubulika, nkabona biranze, nakwicara, ntabwo najyana leta yanjye mu nkiko, sibyo? Rero ADEPR, abapasitoro bo muri ADEPR twabahengeje mu bwonko, bishize hanze. Abakirisitu twarababonye, twarabahengeje. Ari nayo mpamvu jewe nshobora gusaba umuvugizi wa ADEPR Ndayizeye Yesayi, abapasitoro bose bujuje ibisabwa, bo bari barahagaritswe mu mavugurura, bahagaritswe ariko bagumana ubupasitoro, ndetse bamwe bahabwa n'imyanya mu midugudu, abandi bajya kwicara ku rusengero. Rero hatajemo ibintu bya munyangire, hatajemo ibintu byatuma urwanya, byatuma uhombye. Numva ko abantu bose bitwaye neza mu mavugurura, ntibarege itorero, ntibarishyire ku karubanda, ntibajye ku maradiyo ngo batabaze, ntibajye kwifatanya n'abandika impapuro z'ibinyoma z'imihimbano, bakaguma kwisengera Imana, bafite AD, bafite A0, bafite masters. Numva umuvugizi wa ADEPR Ndayizeye Yesayi na nyobozi ye, abo bantu bagenda babasubiza mu myanya bari barimo cyangwa bakabahindurira iyindi mirimo, kuko abo bantu ni abakirisitu. Abo bantu barasenze, nubwo bakoranaga n'abameze ukundi, ariko bo bagumye guharanira indangagaciro na kirazira z'itorero. Guhagarara imbere y'umucamanza ngo ndarega ADEPR ni ishano nk'ubu ngubu pe. Byari igihe nari ndi mu rukiko ahantu rw'i Kigali, mbona abapasitoro bahagaze neza imbere n'abavoka bambaye amakanzu, ngo ndi kurega imishahara y'imyaka 5, nako ngo ndi kurega imishahara ngaya misiyo, ibyo rage. Wumva ko baba ari umwe, sibyo? Bishakira amaturo, ntabwo bashakaga, ntabwo twinama bari baturiho. Ariko uriya wihanganye akamanurwa, akavanwa ku ruhimbi, akagenda akicara ku mudugudu we, afite amashuri ya theology, ibiki byose abifite, nta kintu adafite, byose abifite. Ni ukuvuga ngo byose abifite ku murongo. Ndahamya ko uriya kumusubiza ku mirimo
iyi nyobozi iriho itamushubije ku murimo nayo ubwayo yaba ifite ikibazo. Urugero wenda sibyo, urugero hari igihe umuntu aba akorana n'abantu babi, ingaruka zaza nawe zikamwitirira, ariko akagumiza guhagarara ku bunyangamugayo, sibyo, ku bunyangamugayo bwe. Urugero wenda hari nk'umushumba wahoze ayobora itorero, yahoze ayobora itorero mu gice cy'amajyaruguru. Yabayeho n'umushumba w'ururembo, yabayeho n'umushumba w'akarere. Ariko uwo mushumba nagiye nkurikirana ngo numve niba nawe yarega itorero cyangwa iki. Ni ahantu numvishije yarega itorero, ni uwo mu majyaruguru, yabaye umushumba w'itorero ry'akarere, yaba umushumba w'ururembo rwa Ruhengeri, aba umushumba w'ururembo rw'uburasirazuba, aza no gukora muri biro ya Kigali, muri ya Kimihurura. Sinigeze numva uwo muntu arega itorero, kandi njya numva agafite amashuri yose kuva kuri A0 kugeza ku ya nyuma. Uwo rero uramutse nk'uwo na bagenzi be bameze utyo, uramutse ukomeje kumwicazaho kandi ari umukozi w'Imana yaranabyigiye, n'umuhe n'urusengero ngo aruyobore cyangwa paruwasi cyangwa iki, nawe waba uri gukubita utababarira, cyangwa se nawe waba uri kuzanamo mu nyumvishirize na tumurwanye na tumugira ute, sibyo? Ahubwo kubera ko Imana yagize neza iduha abayobozi, ubu reka noneho mbagarukeho. Abayobozi bariho ubu bayobowe na Ndayizeye Yezayi ni 5, sibyo? Njyewe ntacyo nabanenga, nta na gito. N'uwabanenga ibyo by'amavugurura ntacyo nabanenga. Barakoze kutuvugurura itorero, kandi kuvugurura ntabwo barivuguruye bonyine, barivuguruye bafatanyije natwe twese. Birumvikana kuko twagiye duhana ibitekerezo tukabibaha, tukabaja mu manama n'ubuyobozi bwite bwa leta. Ibitekerezo bavugururije itorero byose byavuye mu baturage bagize ADEPR mu Rwanda. Nibyo rero bashigiyeho, noneho bakarangiza bakabavuga ngo babahaye ngo kuvugurura itorero, barangije baritora bishiraho. Oya, ahubwo iyo bavaho twewe turabishima, kuko bakoze urugendo rwo kuvugurura itorero, barangije ya mategeko bashizeho. Tugize amahirwe bagiye mu matora, tubona bamwe mu bagize urugendo rwo kuvugurura itorero nibo bagarutse, baratowe, bagiriwe icyizere. Biriya bintu rero twarabishimye, kuko bari kuyobora ibyo bo bakoze, bari kuyobora. None se bakwica amategeko bubatse? Nibo bayubakiye bafatanyije natwe twese n'abakirisitu bo mu gihugu benshi b'inararibonye, na bamwe mu bayobozi b'igihugu bo muri RGB n'abandi. Rero ntago bahita babyica aka kanya, sibyo? Ahubwo rero twarishimye, kuko hahise hayobora Ndayizeye Yezayi nabo bamwungirije, bamwe mu bari bafatanyije urwo rugendo rwo kuvugurura itorero. Rero igihe bamaze bayobora itorero, ngera kibimbaziho. Njyewe rwose ngera aho nkajya no kuri Dove Hotel bakansuhuza, nako nkabasuhuza, tukicarana, nkabaganirira, ndi kubashima. Hari uvuga ngo mbese ngo kuva bagiyeho bakoze iki, ni ikihe bagejeje ku itorero? Ni byinshi. Nje cyo nashima, batumye intama tugaruka mu murongo, nta rusaku ruheruka mu itorero. Bari abasakuza ni babandi nahoze nkubwira baregera imishahara, bashaka kugarukamo ku ngufu ngo bakomeze batwibe, bahembwe. Noneho aba bavuguruye n'ibintu neza, ko bari baratujijishaga. Bajaga kurahira ngo nemeye gukorera ubuntu ntagamije igihembo.
naho babyiciraga ugasanga ahubwo aho gukorera igihembo gusa bari no kwiyongeza kwiba ariko aba basanze ibitekerezo twagiye dutanga twasanze rero bamwe baje kwiba bashaka imishahara twaricaye rero muri ayo mavugurura abayobozi bacu baricaye baravuga bati aho kujya baje biba cyane batubesha ngo ntabwo bahembwa reka tubashyireho umushahara sibyo dore bari no kurega ADEPR mu nkiko ngo imishahara reka twemeze imishahara noneho myiza basinye na kontara ni ukuvuga ngo ubu abapasiteri bose bakorera ADEPR basinye kontara bose bahembwa buri kwezi tuvuge ngo uzubahiriza kontara ye neza azarangiza urugendo amahoro utaziba uzanyurwa na kontara yo yasinye n'umushahara we azarangiza urugendo amahoro sibyo ariko uziba ya masezerano yasinye y'amategeko azamuhana ahombe ijuru ahombe aje no mu gihome sibyo rero jewe kubera ko bashiriweho imishahara nibakore neza batuyobore neza noneho batazabura ijuru bakabura n'imishahara siko bimeze niko birumvikana hanyuma rero hari bimwe nashaka kukubaza kuri iriya hoteli wagumye uza ugarukaho uyivugaho cyane hari amakuru amwe namwe yagiye yirangwaho yuko ngo hari imitungo yagiye inyerezwa na bamwe muri babandi bayoboye bwa mbere ese ibyo bintu bamwe na bamwe baracyari mu rujijo nagira ngo use nk'udukura mu rujijo bamwe na bamwe bagiyemo ese byari ukuri hari byari byaranyerejwe cyangwa se kwari ukubaharabika kuko ingoma yabo yari ivuyeho oya byari byaranyerejwe kuko baranafunzwe kandi n'urukiko rwarabakatiye bamwe uwagizwe umwere ni Sibomana Jean Yohana rero mu by'ukuri ngewe nsubiye inyuma gato iyi nyobozi yowe Ndayizeye ntacyo ngewe ntari ukuvuga ngo ndi kwishimagiza ngo hari icyo yama cyangwa iki hari ngewe ibintu byose nkora mbikora ntasabiriza mbikora nishoboye sibyo nta nubwo navuga ngo ndi gusaba iki oya iyi nyobozi ndayishimira itorero ryacu iri kurigira neza wari uzi ko nahari kuri Dove Hotel hariya ubu ngubu banayongeye ubu baguze n'ibibanza hirya ababeje bundi itorero baritangije ni nkaho naryo ryari riri kuri zero kuko abangaba bazayi abariyoboye bose uwavagaho yarisigaga mu kaga k'amadeni ya Rwanda Revenue ahandi mu baturage ahandi mu bibazo noneho aba bariho rero bari kurwana no kwishura credit ya ADEPR yaho bambere bafashe kandi iri hafi kurangira bari kurwana no kwishura ya misoro yose yo batishuye ngira ngo hariyo yararangiye bari kurwana no kwishura ibindi bintu bitakozwe neza iyi Dove Hotel yaravuguruwe za modoka wumvaga bari kuvuga ngo bari gusakuza ngo zagurishijwe nese abantu ziriya modoka mumvaga zitagurishwa ngo zikora iki bazigendagamo batubesha ko badahembwa ko ari ugukorera ubuntu babashyize ku mishahara mbese izo modoka zaziragumaho gukora iki ahubwo izo modoka zaragurishijwe amafaranga yavuyemo yakoze ibindi byo kubaka itorero rero icyo kuvuga ngo bararwanya RGB ngo yakoze amakosa ndashimira Yusta Kayitesi umuyobozi wa RGB ni umubyeyi kuko ni Imana yamukoresheje ko twamutuye ibitekerezo tubitura na perezida wacu baratwumva barangije
ibintu babikora neza, bubatse amategeko neza. Umupasitori ukosheje hari itegeko rimuhana, ubu ari kwitwararika. Mbere rero wenda nasoza nshimira abayoboke bagenzi banjye twibitwaye neza muri ibi bintu. Uzi ko abantu uzi ko twari tuzi ko bitewe n'ibibazo byahabaye, twari tuzi ko hari n'abatazongera kujya gusenga, ariko itorero ryarakomeje riruzura, abakirisitu bakomeza kuba benshi. Ni ukuvuga ngo aba barwanya reka ngukuna ADEPR ikomeye, ku munsi hagwa 100 hakihana 1000. Uri kubyumva? Rero ubu nk'abihannye umunsi ku cyumweru baruta kure abaguye. Rero ndasaba abagwa kubyuka, abagiye bagaruke, tutagendera ku bihuha by'abapasiteri birirwaga bashinzwe kutwiba, bamwe na bamwe atari bose, nk'uko ravuze ngo abazima bazabasubize no mu myanya. Rero ndashimira ADEPR, ndashimira Ndayizeye n'ubuyobozi bakorana bose, bakoze ibintu byiza. Ndashimira RGB bose, Imana ibaha umugisha. Kandi ndifuriza nyobozi ya ADEPR kuzasoza neza. Ntabwo ADEPR ariyo yahora abayobozi bayo basoza habaye intambara, basoza manda itarangiye. Babeho mbese nk'abazasoza manda neza, ndetse barateguye n'abandi bazabasimbura ku mahoro. Nicyo nabasabira, ubundi tuzongera tugaruke, kuko ibya ADEPR nzi ni byinshi. Hari ikindi kiganiro tuzagaruka gukora, nkakubwira amwe mu mateka neza kirambuye. Rero twatangiye dusenga, reka twongere dusoze dusenga. Mana nziza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wakomeje kurinda itorero ryawe rya ADEPR, tugushimiye ko wakomeje kurinda abayobozi baryo, Ndayizeye n'abamwungirije. Tugushimiye ko wakomeje kuturindira abayobozi, tugushimiye ko warinze RGB, kandi umuyobozi wa RGB ukamugirira neza, akadufasha kunoza neza amategeko, none ubu ADEPR ikaba ituje itekanye. Ibyo turabigushimiye, habwa icyubahiro. Komeza uririnde rero, urinde n'igihugu cyacu, abayoboke bose, byose buko ushaka nuko ushima, bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Reka dushimire rero abantu bari badukurikiranye muri icyo kiganiro cyacu tugiranye kirimo ibintu byiza bimwe na bimwe twagiye twunguka. Nzi neza ko hari bamwe bagiye basubizwa ku bibazo bibazaga ku itorero ADEPR mu Rwanda. Uyu munsi rero reka ducumbikira ahangaha, tuzagaruka tuganire byinshi, turimenyeho byinshi. Nzi neza ko ibyo twumviye ahangaha hari byinshi bisubijemo bamwe na bamwe imbaraga. Reka dushimire rero wowe wese wadukurikiranye, kandi icyo usabwa ari gukanda subscribe kugira ngo tuzabicikwa n'ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye, umunsi ku munsi. Ntiwagirwe no gukanda kuri ako kazogera kugira ngo ujye ubona notification uko dusohoye ikiganiro. Murakoze.